Nanone bantu b'Imana turabashimira, turabasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mwebwe abakunzi b'ikiganiro inzira y'umusaraba. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Kuko dukomeje kwigana igitabo cy'ibyahishuwe, turacyakomeje tuvuye ku rwandiko rwandikiwe ab'Iperugamo, ko twabivuze haruguru. Nyamara turacyari mu bice bibiri by'ibyahishuwe, tugeze ku murongo waho wa 18. Ibyahishuwe ibice bibiri, umurongo waho wa 18 uravuga ngo, urwandiko rwandikiwe ab'Ituwatira, ngo wandikire marayika w'itorero ry'Ituwatira uti, umwana w'Imana ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro n'ibirenge bye bigasa n'umuringa w'umuteke, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe no kugabura kwawe no kwihangana kwawe, n'uburyo imirimo yawe ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Nyamara mfite icyo nkugaya, kuko ukundira urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi, akigisha imbata zanjye, akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Icyakora namuhaye uburyo bwo kwihana, ariko ntiyashaka kwihana ubusambanyi bwe. Dore nzamugusha ku buriri mutezane amakuba menshi n'abasambane be nibatihana imirimo yabo mibi, kandi n'abana be nzabicisha urupfu. Amatorero yose amenye yuko ari njye urondora ubwenge n'imitima, kandi ko nzitura umuntu wese wo muri mwe ibikwiriye ibyo yakoze. Ariko mwebwe mwese abasigaye b'Ituwatira badakurikiza izo nyigisho, kandi batazi ibyo ba bandi bita ubwiru, aribwo bwiru bwa Satani, ndababwira nti, nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka, nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Azayaragiza inkoni y'icyuma nk'ahari inzabya z'ibumba, ayiyamenagurize rimwe nk'uko nanjye nabihawe na Data. Kandi nzamuha inyenyeri yo mu ruturuturu. Ufite ugutwi niyumve icyo Umwuka abwira amatorero. Bantu b'Imana, aya magambo mujye muyumva cyane, muyashyire ku mitima yanyu. Wibuke uwo uriwe, ntuzajya wumva uri muri abo babwirwa ko bakora imirimo mibi. Ndakwingingira kugira ngo uzajye uzibukira. Ntuzajya wumva uri muri ba bandi batangiye urugendo rw'agakiza, uzajya ukomeza ibyo Kristo akubwira, kuko hari aha abwira umuntu, abwira n'abantu mbese bakora ibyo bintu byiza, akabwira ndetse n'abandi bakora ibyo bibi, akababwira ko nibatava muri ibyo ni ukuri bazarimbuka. Abwira abo bandi ati, nimudacogora, nimukomeza ibyo nababwiye, nimukomeza ibi n'ibi, ni ukuri ntacyo muzaba. Tubashe kujya tubana amaso bantu b'Imana. Hanyuma iri jambo ry'Imana ribitubwiye neza mu byahishuriwe Yohana ibice 2 umurongo wa 18, aho bandikiye itorero ry'Ituwatira, ngo umwana w'Imana ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro n'ibirenge bye bigasa n'umuringa w'umuteke, ngaravuga aya magambo ati, ngazi imirimo yacu, mbese ngazi imirimo yawe, nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe. Muntu ugira urukundo, ngo urukundo rwawe Yesu Kristo araruzi, no kwizera kwawe arakuzi. Uko kungana arakuzi kose, azi ko ugufite, ngo no kugabura kwawe no kwihangana kwawe. Kugabura kwawe, ibyo ugabura simbizi, niba ugabura ijambo ry'Imana, niba ugaburira abashitsi, nk'uko nyanumva Pawulo yajyaga avuga ngo ibyo kugaburira abashitsi byo sinjya mbibandikira, ngo kuko nzi ko ari ibibarimo. Ariko niba ugabura ijambo ry'Imana, cyangwa se ubutumwa utanga, buri ahantu hose ukorera, ubutumwa utanga uko ugaragara, ubwo ni ubutumwa utanga, uragabura. Ngo ukugabura kwawe kose ngarabizi, no kwihangana kwawe. Kwihangana kwawe mu byo ukora Imana irabizi. Kwihangana kwawe, ushobora kuba uri umunyeshuri,
ko wihangana Imana irabizi ko uhura n'utuntu twinshi tugucaranginga, ariko kwihangana kwa Imana irakuzi. Uri umukozi mu kazi kose ubayemo, mu buzima bwose ubayemo, uko wihangana Imana irakuzi. Ngo n'uburyo imirimo yawe ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Ngo imirimo yawe ya nyuma, ya mirimo uzakora nyuma, Imana irayizi uburyo izaba ari myinshi. Iyo wowe wakoze nyuma, we uriho ubu ngubu bitewe n'aho ubona ugereje, nayo Imana irayizi ko ari myinshi, kubera ko wavuye muri ya yindi mikeya ukaba ufite myinshi. Wavuye muri bya bibi byinshi wakoraga, ariko uyu munsi wa none uragendera iburyo bw'Imana, uragendera hafi y'Imana, munsi y'ukuboko kw'Imana, uragendera guca bugufi wumva ijwi ry'Imana rikubwira ati nyura ahangaha. Ati hari ijambo rivuga ngo nugera mu mayira abiri uzumva ijwi rikubwira ngo nyura, rikuyobora aho uzanyura. Ukajya wumvira Imana mu gihe ugeze muri ya mayira abiri, ukumvira Imana. Imirimo yawe ni myinshi, Imana irayizi, kandi irimo irabivuga nayo mu gitabo cy'ibyahishuwe hano aho tubisoma. Ngo kandi ku murongo wa 20 ngo nyamara mfite icyo nkugaya, kuko ukundira urya mugore Yezebeli wita umuhanuzi kaza akigisha imbata zanjye, akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Ngo Imana ifite icyo igaya, ngo bakundira urya mugore w'umuhanuzi kazi witwa Yezebeli. Yezebeli buri iyo dusomye neza no mu ijambo ry'Imana, hari inyuma hari Bel, hari icya kigirwamana, bya bigirwamana bya Bali, rya jambo rijya rihera inyuma, hari icyo biba bivuze. Kandi niyo dusomye Yezebeli ntago turisanga ahangaha gusa, kuko dusanga n'umugore wari Ahabu yitwaga Yezebeli, nawe yashukaga umugabo we kugira ngo yicishe Naboti wari waramwimye uruzabibu. Urumva ni ibintu bitari byiza. Ngo akundira ngo uyu mugore witwa Yezebeli wiyita umuhanuzi kaza akigisha imbata z'Imana. Uwo muntu bakamukundira akigisha imbata z'Imana, akavuga ibidakwiriye, akavuga ibyo abigisha bitari byo kandi bitaganisha ku bugingo. Namwe mukabibona abantu b'Imana, cyane cyane nkamwe muba muyoboye amatorero, muzajye mugenzura kugira ngo Imana itazabasha kubabaza ko mwimitse abavuga ibinyoma bya Satani bibwira ko ari ukuri, nyamara barimo baravuga ubwiru bwa Satani ngo babwise ubwiru, nyamara ni bwa bwiru bwa Satani. Ibyo muzajye mubigenzura kugira ngo Imana itazababaraho umugayo. Ngo ndetse ngo icyakora namuhaye uburyo bwo kwihana. Ngo Imana yamuhaye uburyo bwo kwihana, ari uwo wigisha, ari abo bigishwa, Imana bose ibaha uburyo bwo kwihana. Ngo ariko ntiyashaka kwihana ubusambanyi bwe, ngo ariko yanze kwihana ubusambanyi bwe. Bantu b'Imana murabyumva. Ngo dore benshi ngo dore nzamugusha ku buriri, muteza amakuba menshi n'abasambane be, nibatihana imirimo yabo mibi. Uwo nguwo ubyigisha, Imana izamutura ku buriri ngo imuteze ibyago hamwe n'abasambane be. Hari n'abo babikurikiza, babyumva bakabikurikiza. Murabizi bantu b'Imana, iyo ugiye ku kigereranyo ukareba ibintu biba muri YouTube, ibintu by'Imana biba kuri YouTube ni gake cyane, kuri pourcentage kwijana biba ari gake. Hanyuma birya bintu ari amapornography abaho, biri kuri pourcentage yo hejuru cyane. Hari filime z'indwano n'iziri abacishamo biriya byose biri hejuru cyane cyane. Imiziki y'isi iri hejuru cyane, ariko uzacunga filime zose muzareba bizaba gakeya aho muzabona batanyujijemo umuntu mwakunze akina, ari we muntu uzatsinda, ari we muntu uzakora ibikomeye, bamucishemo mu bintu namwe mu byumve, bamucishemo nko mu busambanyi cyangwa bamugira umutinganyi, kugira ngo babashe kwerekana ko n'uwo muntu mukunda, niba wamukunze wumve ntacyo bitwaye. Nyamara ndakubwiza ukuri, ujye ureba neza ibyo ureba, maze n'ibyo wiga, kugira ngo urebe ko wiga iby'ukuri, utaza gukurikiza iby'abo bantu
kugira ngo Imana itazahana aba bantu nawe ikaguhanamo, kuko yavanga mu musambanyi ngo n'abasambane be, Imana ikabahana. Kandi ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira neza ngo ku murongo waho wa 23 ho riratubwira ngo kandi n'abana be nzabicisha urupfu, ngo n'abana be Imana izabicisha urupfu. Komeza ikatubwira ngo amatorero yose amenye yuko ari njye urondora ubwenge n'imitima, kandi ko nzitura umuntu wese wo muri mwe ibikwiriye ibyo yakoze. Imana izatwitura ibyo twakoze bavandimwe. Ni ukuri keretse umuntu wabashije kwihana agatwikira ibyaha bye. Iyo wihaniye uba utwikiriye ibyaha byawe, keretse iyo ubisubiyemo nibwo ubitwikurura, ariko iyo wihaniye uba utwikiriye ibyaha byawe. Wibuke neza ko Kristo yagupfiriye ku musaraba. Impamvu kirya gihe yavuze ngo data niki kikundekesheje, nuko ibyaha byacu byari bimugiyeho. Imana irabireba, ibyaha by'abantu bo mu isi bari babi, ariko Imana yarongeye irahindukira, kuko yari yaramusezeranyije ko izabana nawe. Hanyuma ndakwingingira kugira ngo ibyo byaha byawe nawe niwihana uzaba bitwikiriye, kandi uzaba udogesheje amaraso y'umwana w'intama Yesu Kristo. Murakoze kandi murusheho kumenya ko ibyo mukora nibyo muzahemberwa. Umurongo wa 24 uratubwira ngo ariko mwebwe mwese abasigaye bituatira badakurikiza izo nyigisho, kandi batazi ibyo babandi bitubwiro, aribwo bwiro bwa Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu. Mwumve bene data, umutwaro Kristo ngatwikoreza ngo n'uyu nguyu, ngo nuko ngo mukomeze ibyo mufite, ngo mukageza igihe azazira. Ku murongo wa 25, ibice bibiri, umurongo wa 25 mu byahishuwe, ngo komeza ibyo ufite kugeza igihe azazira. Komeza ibyo ufite muntu w'Imana, komeza ibyo wahawe kugeza igihe azazira. Ntuzabitabe nka wa muntu watabye itaranti imwe akibwira ko ngo wabimuhaye ngo ni umunyamwaga ngasarura hatabibye. Oya, komeza icyo ufite. Kristo wamenye, niwe waramenye ko akubwira ntujye mu bujura, mu busambanyi, mu kwiba, mu kuriganya, mu kubesha, mu gucira abandi imanza, cyangwa se mu kujya mu kugambana kundi kose. Ni ukuri uzabivemo, ukomeze icyo ufite. Unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka, nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Azayaragiza inkoni y'icyuma nk'aho ari inzabya z'ibumba, ayiyamenagurize rimwe nk'uko nanjye nabihawe na data. Kandi nzamuha inyenyeri yo mu ruturuturu. Ufite ugutwi niyumve icyo umwuka abwira amatorero. Yesu Kristo azabasha kuguha n'ubutwari ngo nunesha bwo gutwara amahanga, bwo gutwara amahanga yose. Ndakwingingira kugira ngo uko turushaho gusatira urya munsi, murushaho kwitondera abantu b'Imana ibyo munyuramo byose. Ni ukuri ibyo byose biza biri kugira ngo bikwereke uko ugomba kubaho. Ikibazo sahuri, ikibazo n'ibyo ukorera ahuri. Murakoze, bashimiye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.